Yes, ngwa ikaze ni Mukire Entertainment ngeritwa Mr Sam. Ni ya makuru y'imidagaduro mugenda mukurikira umunsi kuwundi ngenda updatinga umunsi kuwundi ni buri mushya kandi like ukore subscribe udusigire igitekerezo cyawe muri commentaire. Umukenyi wa filime akaba n'umushoramari niyo Nizera Judith yatangaje ko yatangiye urugendo rwe rwo gushyira hanze filime nshya yise Revenge kwihorera izagaragaramo abakinnyi bakomeye cyane b'ibyamamare bamenyekanye cyane ku rubuga rwa YouTube bazwi nka BURINGUNI na BURIKANTU ndetse Mukarujanga n'abandi. Ewe iyi nkuru reka tuyibimuze tuyirambure. Ni ya makuru y'imyidagaduro nge nitwa Mr Sam. Niyo Nizera Judy ni umushoramari ukomeye cyane, akaba yaramamaye cyane mu nkuru ye y'urukundo n'umuhanzi kazi Safi Madiba. Iyo ntago nyijyamo byinshi cyane ngo nyiramburiho cyane kuko ntabwo ariyo yatuzanye, ariko uyu mugore cyangwa se uyu mumama niwe wigeze kujya mu rukundo n'umuhanzi Safi Madiba aho bitaje kurangira neza, ariko ibyo ntabwo byo tugiye kwibandaho. Reka twivugire kuri filime yise Revenge cyangwa se kwihorera agiye gusohora izagaragaramo ibyamamare birimo BURINGUNI, BURIKANTU, Mukarujanga n'abandi. Yes, reka tubivimuze nkuko tubikesha ikinyamakuru igihe.com. Nge nitwa Mr Sam. Ni filime agiye gukora nyuma yuko ahagaritse iyitwa Makuta yakoraga afatanyije n'uwo wita Kalisa Ernest wamamaye nka Samusure muri filime nyarwanda zitandukanye. Iyo nkuru nayibagejejeho kuri YouTube yanjye yindi yitwa Mukire TV ivuga ukuntu Kalisa Ernest cyangwa se Samusure bitagenze neza muri filime Makuta series, aho niyo Nizera Judith yari umushoramari muri iyi sinema. Yes, iyo rero iyo filime yaje guhomba, niba ari uguhomba ntago mbizi neza, ariko nkuko tubikesha igihe.com bivugwa ko mu by'ukuri agiye kuyikora nyuma yuko ahagaritse Makuta series yagaragaragamo uwo bita Samusure. Niyo Nizera Judy iyi filime rero akaba agiye kuzayisohora nkuko tubikesha ikinyamakuru igihe.com. Yubakiye ku mubyeyi umwe watumye umwana we agira urwango agahora amusaba kwihorera kuri mugenzi we amubwira ko iwabo ari bo batumye bakena. Yes, iyi niyo nkuru cyangwa se igitekerezo nyamukuru iyi filime yubakiyeho. Iyi filime yubakiye ku mubyeyi umwe watumye umwana we agira urwango agahora asaba kwihorera kuri mugenzi we amubwira ko iwabo aribo batumye bakena. Icyo nicyo gitekerezo nyamukuru iyi filime yubakiyeho. Niyo Nizera avuga ko iyi filime ye y'uruhererekane yise Revenge muri rusange yubakiye ku nkuru no kugaragaza ukuntu amakimbirane y'ababyeyi bo mu cyaro ashobora kugira ingaruka ku mibanire y'abana bo mu mujyi nta ruhare babigizemo. Yes, ni filime ifite story nziza cyane. Yabwiye inyarwanda.com ko yifashishije cyane abakinnyi bakunzwe mu myaka ishize kugira ngo yongere kubamurikira abanyarwanda. Akaba yo mpamvu yifashishije abakinnyi bakunzwe mu myaka ishize barimo Mukarujanga, BURINGUNI na BURIKANTU bo basanzwe bagezweho no muri iyi minsi. Ati icyifuzo cyanjye nuko abantu batangiye sinema cyangwa se bagize uruhare mu ruganda rwa sinema twakomeza kubatiza imbaraga binyuze muri sosiyete nashinze Judy Entertainment. Yiyemeje gukorana nabo bose. Yes, abantu bagiye bagira uruhare rukomeye muri sinema nyarwanda yiyemeje kujya bafasha. N'umushoramari ukomeye cyane binyuze muri company yise Judy Entertainment. Akomeza agira ati iyi filime muri rusange ni ugushaka guhuza ubuzima bwo mu cyaro abantu n'ubuzima abantu babayemo, cyane cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga. Ni filime yubakiye ku gushaka guhuza ubuzima bwo mu cyaro
abantu babamo ndetse n'ubuzima bw'abantu bo mu mujyi cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga mu guhuza ubwo buzima bwombi. Yes, iyi filime yubakiye ku gitekerezo gikomeye cyane. Niyo Nizera avuga ko kwifashisha aba bakenyi bari no mu murongo kugira ngo basangize ubumenyi abakiri bato bafite inyota yo kwinjira muri sinema. Ati nahereye kuri Nyirakanyana Mukarujanga uri mu gice cya mbere n'abandi. Yes, yifashishije aba legend, reka tubivuge mu buryo bwahuranyije. Yifashishije aba legend muri filime nyarwanda bazigaragayemo cyane ndetse batangije uyu ruganda rukaba rugize aho rugeze uyu munsi. Akaba ariyo mpamvu mu by'ukuri bashaka gutanga amasomo ku bantu bato bifuza kwinjira muri sinema. Duhereye nko ku mazina tumaze kuvuga hejuru, yifashishije arimo Nyirakanyana Mukarujanga uzagaragara mu gice cya mbere. Intenguza y'iyi filime yagiye hanze ku wa gatanu tariki ya 6 Nzeri 2024. Ni mu gihe ibice byayo bya mbere bizatangira gusohoka ku wa 17 Nzeri 2024. Dejo butuvugana iyi filime yatangiye kugira hanze. Ni filime izajya itambuka inshuro ebyiri mu cyumweru guhera saa 6 z'amanywa. Yes, ni filime mu by'ukuri abatangiye kubireba mutwandikire muri comments. Iyi ni filime kandi yakinywe n'abarimo Gogo, The Gospel, Gloria Umutoni, Umwari, Pasiye, Muzehe Rwabukwisi, Nikuze, Marie Louise Nyirankente wamamaye muri filime Zirara Zishya, Mujawamariya Solange, Nyirakanyana wakinye muri filime Zirara Zishya n'abandi. Burikantu azagaragara muri iyi filime. Yavuze ko Burikantu ni umusore dusanzwe tuzi uri mu itsinda Buringuni na Burikantu. Yavuze ko kugaragara muri iyi filime igihe cye kigeze kugira ngo atangire agaragaze ubushobozi bwe afite mu gukina filime. Ati igihe cyanjye niki bose barabizi, abanzi banje bari mu misi mibi nk'amafi y'uruzi atayuruzi. Yes. Iyi ni indirimbo ya Bordeaux. Uyu ni umurongo mu by'ukuri ugaragara mu indirimbo ya Bordeaux. Niyo ndirimbo niyo magambo uyu musore Burikantu yifashishije ubwo yasobanuraga uburyo agiye kuzagaragara muri iyi filime. Ni indirimbo yifashishije n'amagambo y'indirimbo y'umuhanzi Bordeaux. Igihe cyanjye niki bose barabizi, abanzi banje bari mu misi mibi nk'amafi y'uruzi atayuruzi. Ni indirimbo ikomeye cyane y'umuhanzi Bordeaux. Aya niyo magambo uyu musore Burikantu yifashishije. Niyo Nizera Judy yatangaje ko yahagaritse filime Makuta series, atangira gukora filime y'uruhererekane yise Revenge Makuta series, nkuko bivugwa ko iyi filime mu by'ukuri yahombye. Ndabashimiye, nge nitwa Mr Sam, kanda subscribe hano kuri Mukire Entertainment ujye ubona amakuru y'imyidagaduro umunsi ku wundi tukwa updating, kandi like uduha igitekerezo cyawe muri comment.